Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe mwese tubahaye ikaze mwese mudukurikira kuri channel ya Umurerwa Media. Twizere ko mumeze neza n'abatameze neza tubifurize kuza kugubwa neza. Reka uyu munsi twerekeze mu bitaro bikuru bya Ruhengeri twifatanye n'abagore bakora muri ibi bitaro kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umugore mu rwego rwo kuzirikana uruhare ntagereranywa rw'abagore bakora mu rwego rw'ubuzima. Abagore bakora mu bitaro bikuru bya Ruhengeri bizihije umunsi mpuzamahanga w'umugore nk'uko n'ahandi hose uyu munsi wizihijwe, ikaba ifite insanganyamatsiko iti umugore n'uw'agaciro. Muri ibi birori abagore bakora mu bitaro bya Ruhengeri bishimiye uruhare rwabo mu guha abaturage serivisi z'ubuvuzi. Bashima Leta y'u Rwanda yabagiriye icyizere bagashyirwa mu mirimo itandukanye bakora mu rwego rw'ubuvuzi, imirimo bavuga ko biteguye gukora kinyamwuga. Mu kwizihiza uyu munsi mpuzamahanga w'umugore, aba bagore bibukijwe ko kuba uw'agaciro bidakwiriye kuba mu magambo gusa, ko ahubwo buri mugore wese akwiriye kwisuzuma akamenya ko inshingano ze nk'umugore yazubahirije. Bibukijwe kandi ko uburinganire mu miryango atari ugusimbuza umugabo umugore, ko ahubwo ari ukugira ngo bombi bafatanye mu nshingano, amahirwe n'uburenganzira, bityo umuryango utera imbere mu mahoro. Uburinganire hagati y'abagore n'abagabo, aho usanga abagore benshi biteranije uburinganire n'ubwuzuzanye, akumva ko kuringanira n'umugabo ari ukumutegeka. Iyo ni imbogamizi yo imyumvire mibi ku buringanire. Ntitukitiranye uburinganire n'iki n'ubushakamo n'iki. Uburinganire ni ukuzuzanya, uburinganire ni ubujyanama, uburinganire ni ugukora ibyo ugomba gukora bijyanye n'ibyo ushoboye, n'undi agakora ibindi mu kuzuzanya nyine. Ntabwo ari ngo twahawe ijambo ngo ni uburinganire, umugore ngo nanjye nabonye perime ngo mbiyo kontaki ngo nanjye ntwareho ukwezi ngo nawe uzatwara ukundi. Umuyobozi w'ibitaro bikuru bya Ruhengeri Dr Muhire Philbert yijeje abagore babikoramo ko bazakomeza kubaba hafi bakabongerera ubushobozi aho biri ngombwa mu rwego rwo gukomeza kubafasha guteza imbere serivisi z'ubuvuzi n'igihugu muri rusange. Kubishimangira tugomba gukora no gukomeza kwigisha abantu no kubaha ubushobozi kugira ngo buri wese yumve yuko ashobora kuva ku rwego rumwe akajya ku rundi. Abantu bagaharanira gutera imbere mu bwenge, mu mashuri, mu mikorere, mu guhugurwa n'ibindi. Umuntu akumva yuko ubuyobozi bw'ibitaro bumushyigikiye ko atera imbere. Hari benshi muri mwe bajya batugezaho ibitekerezo byo kongera amashuri, byo koroherezwa bakaba bakiga amashuri n'ibindi. Ibyo tuzakomeza kubishimangira no kubikomeza, tuzabijyamo. Icyo ubuyobozi bw'ibitaro bya Ruhengeri busaba aba bagore ni ugukomeza gukorana umurava n'ubunyamwuga, bakita ku barwayi nk'imwe mu nshingano yabo ikomeye. Muri ya ntero twumvise ivuga ngo ukurusha umugore aba akurusha urugo, n'ukurusha umugore nyine aba akurusha ibitaro. Ibyo si byose natwe abazagenda gake mu myumvire no mu mikorere, tukabarusha abagore basobanutse bafite imyumvire myiza, bafite imitekerereze myiza, bafite ubwo bushobozi, tuzabarusha ibitaro. Sibyo rero ni icyo ubwo twashaka kuvuga. Tugerageze rero tubyumve ko tugomba kuhagarara neza nk'abagore, hatazagira uturusha abagore akavaho yaturusha ibitaro. Muri ibi birori byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umugore, abagore bakora mu bitaro bya Ruhengeri bashimiye ubuyobozi bw'ibitaro kuba baraborohereje nk'abakozi b'ibitaro bagafatira amafunguro aho bakorera mu rwego rwo kutajya kure ngo serivisi zihabwa abaturage zipfe. Icyakora basaba ko nk'abagore bakoroherezwa bagahabwa icyumba cy'umubyeyi cyabafasha kujya babona aho bonyereza abana, ngo kuko nabyo byatuma barushaho kunoza serivisi. Kuri iyi ngingo ubuyobozi bw'ibitaro bukaba bwabijeje igisubizo mu gihe kidatinze.